wambaye neza naza gukwanduza. Ntabwo ntinya kwiyanduza. As long as wagaze hagati yanjye n'umugore wanjye ntabwo ntinya kwiyanduza. Nanjye nakwanduza bro. Nakwanduza. Shukire. Ibi byose ni wowe? Ibi byose ni wowe? Oya. Mwihorere. Okay, hagarara hariya. Uri kunsuzuguza tuje. Uyu mungu uramuzi wowe? Uyu mungu uramuzi? Nasije kuno kanjye uranze. Ntabwo nkuzi. That's why utakagombye kubagaza hagati yanjye n'umugore wanjye mwana. Ntabwo nkuzi bro. Vuga ikinyarwanda. Misha wambaye ukamishije Wabaye. Reka ngusabe iki mbabara muri aka kanya mbere boyfriend none ahanga ndakwingiye. Boyfriend. Yego mbara mbere boyfriend. Nese ubaye iki? Oya ndabiri ko. Nese ubaye iki? Okay. Ubaye iki? Ni mungu ushaka gukora. Shinguka mbaho. Bose umukobwa nkunga arimo kwishira ikigo. Urimo kunywa n'inzoga ku mama? We ntabwo ushinzwe kumenya ikintu ndi gupfa na shiri wanjye. Siko bimeze? Okay, nimba ari shiri wawe mu nzira mumereze mukomereze. None se ko mbona turimo kugushaka? Ndagukubita wowe? Oya. Bose nimba arimo gukubita umukobwa byo ntabwo ndi bukwemerere. Murekure. Ni shiri wawe ntabwo ari umwana wawe. Murekure tugende aho twagiye. Okay. Naho byatangiye ntabwo wazi bro. Okay, mbwira byagenze gute? Ntabwo ni ikintu ibyo bintu bisubiremo kangaye mwana. Ntabwo nyishaka. Okay. Shiri wawe ntabwo gushaka. None bose uba hano umukobwa. Nimba atagushaka ubwo wenda nuko wenda ushaka wanyweye inzoga ukaba utarimo gutekereza neza. We wagenda. None se bro. Weho byakunda gufata utu tuntu twawe ucuruje ukava mu nzira ntikomeza feri zanjye n'umugore wanjye. Nadufashe kabisa mu nzira. Oya. Okay. Dore impamvu nuko nguko urimo kunywa amayoga. Bro, va hagati yanjye n'umugore wanjye twigendere. Umva bose. Ibi byose ni wowe. Ni uri kuneza tuno duhungu tw'utubwa ducuruza gatatu. Bro, urumva nkubwire. Ye ntago ndi umuhungu w'imbwa. Urumva bro? Uri iki man? Uri iki? Bose nakubashye ariko ntago nge ndi imbwa. Mubone ncuruza bino bintu. Tugira ntago nge ndi imbwa. Ntago ndi nk'imbwa nkawe ugenda unywa amayoga mu muhanda. Amayoga arahenda mwana. Ya. Impamvu utari kuyinywa nuko utayigurira. Oya, impamvu nemo staff zawe uve mu nzira nsigare n'umugore wawe. Impamvu nemo kuyinywa nuko ngena nk'inzoga. Yena ngo nk'inzoga man. Bro, turi gupfa ubusa man. Turi gupfa ubusa man. Turi gupfa ubusa uhagaze hagati yanjye n'umugore wanjye man. Okay, hagarara. Ntago nakintu yo gutwara. Kumvuga se ko reka hagarara hanga hansobanura ukuntu ibintu byagenze. Man, wambabariye ibintu bitaza kuba. Ngiye nakubwiye ngo nta mugore wawe nshaka, okay? Nta mugore wawe nshaka. That's why ugomba kuva hagati y'umugore wanjye nkumufata tukagenda. Urimo uranyumva neza man. Ukuntu ufite igisuko cyiza wagiye kuramo ingofero kikagaragara. Ndabaye nagende kugira ngo njyanishe. Ahubwo reka nisire kuri utuntu twanyu. Abona Steve tasana umupira. Tamarira makeup dore iyo ugeze iwanjye ibintu byose babitereye hejuru. Lazima nase shaho ngenzi ko byisiga bino. Ndabikurusha. Ya kana. Bari muri tatobeka. Sige dukeya sha. Ngo. Tumeze gute? Ntabwo gishyira urashize ariko. Shawa pe bisigiye soko bizi. Ndabona meze nka kaboy. Umva, nanjye sinkunda kubyisiga cyane nirana kunda kubikoresha. Ibintu byose ikise bibakiza ku gitamo. Niyo ku muntu. Nimba nabi ni yarana. Mba nabishegeye ngewe. Rana se we ahubwo rana makuru. Rana se. Araho. Biruka jya guhura na wa mujama wa Cenko. Ndika. Agira kanya. Enga yarana. Yarari hano usanze ari gahavuye. Ariko rana Cenko nabo. Nana Cenko iki? Yeremye mbanyobereka byagukora umunsi byabaye byiza ejo byabaye bibi. Akongera ikintu kijye kinshanga.
nubwo ubona nyine bameze nk'ari couple ariko sha uriya mukobwa sinzi impamvu udakunda Cengo. Uriya muhungu afite amafaranga. Cengo afite amafaranga. Rimwe na rimwe nyine hari ibintu bimwe na bimwe dufasha hano mu rugo ariko sinzi impamvu uranatamukunda pe. Mbona azanyiburiza umugati. Sigura abona yakunda Cengo koko. Mama nana atabirimo. Kubera iki? Cengo abona yamukunda nk'iyi. None se Cengo abuze iki? Afite amafaranga na wenda Nyewe nakubeshya mama naciye nagara umusore wenda nyina nako abantu tutareba kimwe hafa nyewe mama natari umusore ngiye nakunda nose afite kiye kibazo sinzibambura nawe nyine yamukunda ugiye kubanga nuko anywa inzoga ngwitabe mu muhanda wo kansuzuguza utuniga ducuruza gataromani cano tugenda Okay. Cano tugende. Wambaye neza naza kukwanduza bro. ntabwo Wambaye ninya neza neza na zamani ikimenyetso cya mbere nuko uhagaze hagati yanjye n'umugore wanjye nta kibazo mfitanye nawe kuko nanjye ntabwo tuziranye fata agataro kawe wigendere gusaza aka gataro nakafata rero va mu nzira mfata umugore wanjye aka gataro nagafata urumva ngakubita kuri uwo mutwe wawe ntabwo mbitinya man try it wambaye neza naza kukwanduza ntabwo ntinya kwiyanduza as long as uhagaze hagati yanjye n'umugore wanjye ntabwo ntinya kwiyanduza nanjye nakwanduza bro nakwanduza shukire ibi byose ni wowe ibi byose ni wowe oya mwihorere okay hagarara hariya uri kunsuzuguza tuje uyu mungu uramuzi wowe uyu mungu uramuzi nasije kuno kanjye uranze ntabwo nkuzi that's why utakagombye kubahagaze hagati yanjye n'umugore wanjye mwana ntabwo nkuzi bro vuga ikinyarwanda umusa wavuye hagati yanjye n'umugore wanjye tukigendera mwana ntabwo ubona ko ibiri ari ubugoryi wowe hagarara hariya cano tugende wowe ntumukoreho nambwira byagenze gute Ndo yarimo arashaka kumfata ku ngufu ari kunyirukangana uri kunyirukangana sinje aranirukanga nje nirukanyiraho ca hano tutahe mu rugo uyu mungu uri kwisha uramuzi wowe hari aho umuzi uyu mukobwa ubu twamenyanye kuko namaze kumenya yuko urimo gushaka kumugirira nabi ufite ibimenyetso mwana yego kuko mwihorere none ambwire uburyo wowe washatse kumufatamo ku ngufu njye ntabwo nshaka umugore wawe mwana nta n'ubushobozi mfite bwo ku so rero mureke va hagati yanjye nawe nikomereze iyonge wampaye agahenge musaza ntabwo nkuzi ntabwo nshaka guserera nawe hereza umugore wanjye nigendere oya baby umusa waretse kunsaza mwana twebwe rero twasariye mu mihanda ibintu bishobora kugenda neza ari wowe ubiteye bro kandi bikanagenda nabi ari wowe ubiteye mwana fata udutaro twawe wikomereze wigendere nanjye undekere staff zawe agataro nakagukubita ku mutwe bro try ibyo uvuga ntabwo ndimo kubyumva try bro ndimo ndavuga ngo gerageza mwana ntuzakinishe n'umwana wo ku muhanda bro come on okay uruzi n'ikindi vanga ugenda you are kidding nta hantu ushobora kujya mereza umugore wanjye wigendere hano hagaze iwanjye vanga ugenda mereza umugore wanjye wigendere manu uravanga ugende manu uravanga ugende ibi byose ni wowe uri kuneza tuno duhungu tutubwa hano mu muhanda komeza umwishe inyuma mu bwongo umenya kuri sheri wanjye utari sheri wiwe uri fiance wawe ugomba kubana wowe toka uraza kunsanga toka wewe ariko banza uriya mungu utamuzi Cengo afite amafaranga afite imodoka nta kintu kimwe abuze ibaze kandi unadusapotinga nyine ku bintu bimwe na bimwe byo mu rugo hari igihe biba byanze nyine byo kwishyura inzu ukabona aradufashije sinzi impamvu uriya mukobwa atamukunda pe kamurakaye nakajije ikamubwira ikintu utazi uriya urukundo ntabwo rero kuri ibyo byose ikintu utaramenya urukundo mva ntabwo rero kuri amafaranga ibyo bavuga byose ngo afite amafaranga ngo afite iki wibuke kuri amutipe ikintu cya mbere rana cyatuma atamukunda cyangwa abe yamwitaho uriya mutipe anywa itabi Cengo urabizi kanywa inzoga ngiye niko muzi sinzi wowe niba utaramubona nose kamubaza
niwe muhungu wenyine unywa inzoga ntabwo abana banywa inzoga bagatera imbere. Erega Amerika nkubwire ashobora kuba nyine wumva ko atari wenyine uzinywa yego hari n'abandi bazinywa ariko Rana ntabwo akunda nyine abatipe bameze gutyo sibyo nshatse kuba ko atari tayipu ye ubwo ngubwo ntabwo ari tayipu ye pe ariko urabona Rana yakangana umuhungu unywa inzoga n'itabi nibwo azashaka pasiteri ahubwo wowe kuri kugendana nyine kuri amarangamutima yawe ngo hari ibintu bafasha yega afite amafaranga ariko ntabwo amafaranga ariyo atuma umuntu nyine akunda undi kandi ntabwo ari amarangamutima ngendera kuko Rana n'umuvandimwe wanjye sibyo kandi nanjye ntabwo namushora nyine mbibona namushora mu muriro mbireba sibyo ubwo wenda hari sayidi imwe ntazi ye Rana azi ko ari we bakundana ariko nibwo nyine nanjye ndeba nyine ibiri hafi n'ibyo mbasha kubona kuko nta kintu nyine na defo ndamubonaho nyine zirenze nose cyo mba nkubaze ubu ngubu wowe ubaye ari we uri Rana ukamenya ko nsheko anywa biriya bintu byose wowe wamukunda shyira mu mwanya wa Rana. Okay reka ngure ikintu kimwe kuba yabinywa ni kimwe ahubwo imyitwarire agira amaze kubinywa Muzurumva yabishimishije. Ikibi wenda nuko yamukubita niki. Anaramutse aramukojeje n'urutoki na rimwe. Ntabimenya ngewe. Ntago twacana uwaka. Cyane no kumukora ibirenze ibyo ngibyo. Sinzi ko yakora umuntu wenzoga mva nta kindi kintu nawe ndi ubwenge bafite. Abari gukontorwa n'ibyo bintu yanyweye. Nje rero ntago namurenganya. Ntago namurenganya rwose. Nisha nikatere kubyivanga mumva kanjye kwambara mwase uri kumbona gute turatuna nisize ibyo byananiye kubisi twiza ariko nagutashye ufite hano ugiye gucangira ngo nuko nari mpebonye ngabishege ngiye so bizi ko kanibiki nisize kandi uko mbonye bisa reka nambare none se bimeze gute ubundi byagenze gute aje nyirukanga yanatsinze iwacu baramumatire kandi njye nubwo mushaka anywa ibiyobyabwenge ku rwego utandukanye aje ari kunyirukanga ashaka no kunkubita none se mwahuriye none se yagusanze wanyu yego twari turi kumwe nuko byagenze iwacu baba bari no kumukijya kandi njye nubwo mushaka okay se ukuri kunyitambika tuvuge kuri kugenda utambona kwera niyo mpamvu se biri gutuma nyitambika mu nzira nise ubu tuvuge ko ugiye kunyura ahantu utari kumbona ko ese gahunda mufitanye nawe hasi n'iki kintu gituma umunga n'iki kintu gituma umunga kwera kamubwiza ukuri sibyo uri umusore mwiza pe ariko imico yawe ugira niyo ntakemera gukomezanya nawe none se ubona hari abantu nica hari ubwo nica abantu hari ikindi kibazo cyanjye hari ubwo niba hari ubwo ndi ikirara cya karitsiye ubona ari ikihe kibazo ngira kwe ku buryo ushobora guturuka hano mbona ko ndahangaha mu bantu ntegereje ari wowe ugashaka kunyuraho ukagenda why kamubwiza ukuri sibyo ntabwo uri umuntu umeze nk'aho n'imico ufite n'ibisatsi ibyo bisatsi byawe wirirwa wiyahuza inzoga n'ubu ngubu urimo urayigendana wirirwa wabaye imbobo muri make imisatsi yanjye ni igisazi imisatsi yanjye nyikorera isuku sinzi ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ndi imbobo wari wambona nagiye kurara mu makanivu cyangwa hari abandi bantu ndi kwiba ko wirirwa mu biyobyabwenge ura nakundana n'umuntu w'ibiyobyabwenge kandi nanjye ntabinywa inzoga ntabwo ari ibiyobyabwenge shanjye ntabwo ari ibiyobyabwenge byarakubase yarakubase inzoga oya ikintu nshaka nzajya nyigura tuyisangire kugira ngo ubone ko umuntu unywa inzoga nta kibazo kiwe cyiza ni uko isi ukaba nabi niki nakoze kari wowe wansajije ndagusajije gute wowe uransaza nicyo kibazo uje umeze neza ukanyakira n'umutima mwiza ntabwo ushobora kumbona hari ikintu na kimwe nabaye ni wowe uba wansajije akira nywa kuri iyi nzoga numara kunywa ukabona ko hari ikibazo cyayo ubindenganyiriza uri kuyumva nta nzoga nshaka yarawe njya mu nzoga kandi ndabizi ko bizi Rana kubera iki uba ushaka kunsaza si gusaza gute okay nywa kuri iyi nzoga igihe uri guha inzoga se nywa kuri iyi nzoga ndagewe
ngewe nanywa inzoga nta nzoga yawe nshaka ariko ntayo nshaka nta nzoga yawe nkeneye mwa kuri iyi nzoga ngenda shaka kukwereka ko ibintu byo kwitwaza ngo ngiye ngomba nanywa inzoga ukanga kumva ibyo ndi kukubwira fata ino nzoga uyimuyimara nubwo naba nywe ntabwo ibyo byatuma ngiye ngukunda fata ino nzoga uyimuyimara ntabwo nshaka ko ikibazo cyose tuzajya tugirana uzajya ugitura ino nzoga amazi nayo nyweye uri kujya kunywesha inzoga kubera iki nanjye ushaka ko nsinda nkawe mbare rimwe mbare kabiri wanyweye kuri iyi nzoga nayo nyweye mbare rimwe mbare kabiri wanyweye ino nzoga urayinywa ku ngufu nta nzoga ndi bunywe rana ntutume njyewe uranywesha inzoga urajyana nirirwe meze nkawe karitsiye yose hari umuntu utakuzi uzi nunywa inzoga nunywa inzoga nibwo uhita ubona ubwana bwiza bwanjye nibwo uhita ubona ko nta kibazo cyanjye oya ndekura mari ntabwo nshaka inzoga noya nta nzoga nshaka kuki uri gushaka kumatira inzoga njyewe yarakubwiye ko ari inzoga nshaka kuki ushaka kunywesha inzoga rana mbabarira kuki uri gushaka kunywesha inzoga ibintu byose biri inyuma yo kutemera urukundo mba ndi kukwaka yo kutemera urukundo mba ngufitiye ni ukuba wigira umwana mwiza gutyo wigize umurokore nta n'umuntu njya nkundana nawe ubundi w'umurokore ugomba gufata umwanzuro ukanywa inzoga icyo nkweho cyose ukanywaho ubundi ukaza tugakundana kwiruka nirukanka mu muhanda nkawe ba wasindiye ntabwo nirirwa nirukanka mu muhanda kubw'ubusashire wanjye nirukanka mu muhanda ari wowe nje guhiga noneho iyo unyweye uhita wibuka ko mpari nkava mu kazi kanjye nkaza nirukanka nje kureba umukobwa uri gushaka kumpunga gusa iyi nzoga niwe nayizaniye ugomba kuyinywa ntayo ndi bunywe najya nta nzoga namwe urafata ino nzoga uyinywe rana mbabarira kandi ntukomeze kunsaza ariko waretse kunsakuriza kabiri kanga ubona ngiye ngo inzoga kabiri kanga ngiye ubona ngo inzoga rana fata ino nzoga uyinywe oya kabiri kanga ubona ngo inzoga nimba waze no kuminzira kansubiraho mvuwe utekeza kanga ariyo nzira yonyine hari rana fata ino basi ndakwinjiza dukundana ukwezi kumwe sibyo ukwezi kumwe ndabigusabye kugira ngo cya kigabo ni ukuri nyikureho pe ese mabuja ntabwo wagenda ugashobora kundi muhungu mwakundana koko muri kurire mu cyiciro kimwe uko mbigusabye reba hano nicariye hano twakundana nako bigakunda nose uko mbigusabye wabinkoreye kuko ndakwinjize kandi ndabigusabye please sibyo mabuja numva ibyo bintu rwose ntabyo nashobora pe kubera iki se basi reka mubwire sibyo ngenda guhana amafaranga sibyo ariko ubyemera sibyo amafaranga yise ubwo ngubwo basi ndaguha 200 sibyo 200 kashi iyi kashi ngenda ahita mbigura sibyo abuze ko ari byo izwi 200 nshobora guhita iduka rya nyene mfite ahangaha rihita ndinda nkayijyana nko mu mujyi sibyo ngenda yaguhereza umfashe dukundane ukwezi kumwe basi uriya musore araba yamvuyeho sibyo nta musore ko nabonye yambara neza mabuja nta musore yambara neza ntabwo yambara kimwe nkanjye reba udukote aba yambaye oya wamungani sinkubeshyira iriya nzoga yavuga ngo ntabwo nakigurira ntabwo nayigurira pe oya ntabwo wavuga gutyo uzi ibiyobyabwenge anywa ngeze aha ngaha kubera iki hari ibintu ugiye gukora nanjye hari ibyo gukora mu rugo sho nawe ntabwo wakurikira ku irembo mbabarira turinjiye no mu nzu byibuze ngo wicare ntabyo nicaramo ntabwo wicaye hanze koko zo kugiye mu rugo gukora iki ushaka ngo ninjire mu tuganire iki tutaganiriye mu rugo nzigire no mu rugo nyine wicare undi usuze n'abariyo ubu kandi bari kutumva turi kuvugira hano wabona ngo ntabwo ugeze mu rugo baje wansuye twirirwanye ndaguherekeje njye n'iwanyu twongeye twicare tuguse yewe se naje gukorera ntabwo ndatubwirirwa ubwo se umuntu yazakora akazi ryari n'ubundi burije bari no kuzajya kure ibaze kuza ntugere mu rugo kandi wari waje shamva nzagusura utaha utaganiriye hasi nta na gahunda afite y'ahandi hantu hari utuntu nenda gukora kuri mashini nyine mu rugo niyo mpamvu utaha rero mwana ukaza ukaza ukagera mu rugo basikuza nyine buri gihe iyo uraje ugarukira ku irembo umva ningikurikira utaha n'ibyo uzaza nkagusura ningikurikiraho
nzabyemera mbibonye. Mbese wanyinduriye? Iyo ndise ari wa sister wanjye na brother namusize ariko nyinshi wenda yagiye. None akagira akagura ora yagiye. Yewe akaba yanzana ubundi nta. Nimata ntari nubwo nanaguherekeza. Nabuze gabandi nako wakwirirwa Abana ari rwose bambabona. Bigeze nkaye koko wanzani wawe ngo bigende bite. Noze ko brother wanjye yakuza. Brother waza nta n'ikintu uri kumvamo. We n'umujama hari ibindi twaganira uze nkawe nazo twaganira ibyo ngukora. Kamureke uziza. Cyaba ari danger ariko nyine nakonje. Kandi kabisa. Ariko iyo wire ku muhanda bus kabara dukeya n'ibyo nk'utu nyine turi kugenda tuza gake gake. Ariko iri zuba ryo ewana. Zuba ryo ni da. Cyo bimeze bite kwa G? Salam. Musaza. Ko mwicare hano nk'inkusi semana. Aya, twe nutubone gutyo nago turi nkusi. Kuko tutampurije no ku mihanda nyine turi byari byo. Ubwo tubonye memo bizo. Ubwo yemeze bite? Muri tayari mbereza akazi manje. Cyangwa urikije uburyo umeze n'akazi kawe dushake kabisa. Kasi uyu ariko ne yaduha kazi ko. Nako tubona uri nkubiswe yaho. Ako peti ko muri nkubiswe mwagiye mwemera abakire tukabahereza akazi mugakora. Utuze mucice make ngiye kubahereza ikiraka kirimo amafaranga agaragara. Cicika twumva icyo kiraka ki. Cyangwa mumbwe niba bibona ninjye ushaka. Vuga nari bivuga nari. Tubwire nari bitukumve. Hano bafite ikiraka kirimo amafaranga menshi. Kuko amafaranga yose muri bunce ndayaba. Ubwo amafaranga tuguca yose urabona wayabona. Ntabwo muzi umuntu muri gukina nawe. Uceceke bahereza ikiraka mu gikore cyangwa mu byore dukora ibikomeza. Hari bitubwire boss, tubwire nayo turi kukumva kabisa. Ni gahunda yo gukemura akaniga kamwe kugakemura je nkakabona umurambo wako hariya and then ibindi byose mukanje amafaranga mushaka nayaba. Amafaranga kwica umuntu ko nayo wabona ntabwo wabona biduhaye. Urashaka amafaranga angahe baji mugabanye ukino mani ngiye gusaba. Ubundi abantu baduha deal nk'iyo mani baba bafite ibiceri binaga. Ushaka amafaranga angahe bro? Miliyoni 2. Apishanza gusura utaha. Ndio ndabimenyereye. Yawe brother uwayisoza. Cyane. Umuhungu n'umuhungu. Shedi. Ewe gawe. Wenda ukazakuzana reka nkwereke. Mbona uzanyizanira. Makaza hari nzajya kubona mbone uraje ntariwe nkaguhamagara. Nimba ndamuhumurirwa gisaza cyane gikunda shanga. Najya n'icyana kikira kwemera rero biri. Abesega. Igihe kijya kimbaza ngo amukobwa ariko wamushitanye kadeka kuza kureba. Zayituma muri wanyu. Zayituma muri wanyu ari bunzanye. Ngo wanze kugera shaka na. Nuko hari ngo wanze kugera. Wamaze kubimbira kare kadahari. Wibizanamo ibindi bindi. Isi byemera none kandi nari nakubwiye ko namusize mu rugo. Shaka hari cyangwa yenda yagiye. Kakaye kujya mu nasabaye. Allo? Karame? Tebuka cyaci ku kiberela groupe bar. Nguki? Cheka berela groupe bar yenda kuch. Ngaho. Uri hehe? Uretse gatoya. Ngiye bite? Nguki? Ngo cenka mubere nabi. Ntabwo nambwiye ngo ari hehe none. Kiriya gihugu ni ikigori. Nuzere ko tukajya kumureba uri kumuhamagara ukareka kwitaba. Mwana yanjye. Tufite telefone wawe namuzi. Izina rya Yesu. Kuki? Urahagana hehe? Igipangu cyo mu rugo? Yesu. Reka nzi. Oya nta mpamvu bane. Oya jya mu rugo nacyo ndijyana. Nusubije no wenyine. It's okay.
se mwana ukuntu mugaragara gutyo nk'imbwa mwebwe muri abantu bakorera miliyoni ebyiri ntabwo mubanza ngo mwirebe murebe n'amafaranga muri gusaba rwose tumenye akabura tutatwemeza yumva neza ntabwo twe turi imbwa niba utuzaniye akazi duhe diri ishoboka ariko ntabwo turi imbwa twe nawe tutakwemereza hano bro nta mikino tuba dufite musaba amafaranga agaragara kumwica nibibananira mumukubite mu mumugaze ntabwo nshaka kumubona njye ameze neza ubundi muca amafaranga agaragara ahwanye nuko mumeze bro rero nayo tanga amafaranga agaragara mureke ibintu byo kwifuza ndabereza amafaranga 200,000 deal tuyikore 200 niyo najya kwicira umuntu 400. bro ntago amafaranga yanjye ahangaha nazanye arayo kubinginga mwana ndabizi mukorera amafaranga namwe murayakeneye nimutamwica musigemo mumugaje mubone yamugaye tugende musoze deal amafaranga yawe haba kumwica haba kukimugaza fa kukwemera ibyo tugusaba n'amafaranga izi bro yishyura mbere mwana njyewe ntago ndi nkubiswe bro ntago nje hano gukina namwe kapo turi kumvikana akanyenyeri utubwira aho uwo muntu turi umusange kandi turakora dufite amafaranga yawe duhe n'ifoto ye nari najyana namwe aho musize ndahazi nshaka ko ibimubaho byose biri bumubeho mugirebera n'amaso okay ubwo turajyana nawe nizere ko ibintu ndi kubabwira muri kubyumva shyura mbere diri ni diri aso uwo muntu ni umugabo cyane umubebe rega kumbaza byinshi twamuciye amafaranga tutaranamenya ngo amafaranga kuri bank yabahereze kuri momo yanyu and then tugende shyiramo nimero yanyu Dan. Muri ready tugende. Ndabona yaje. Tujye mu kazi. Njye ntabwo mukunda pe. Iwacu nibo babumbatira. Badakwinginze guhereza amafaranga. Nta kibazo. Okay, urakoze cyane. Mwana isi nijoro. Rana. Umeze neza? Umeze neza. Nta kintu wabaye? Nta kintu wabaye. Nta kintu wagutwaye? Uriya musore ni umusazi. Mwana isi nijoro. Murazi. Yego. Ni muri muna wanjye. Paul. Yego. Mungu n'umwana mubi. Mungu n'umwana mubi. Bisa ninde? Namusanze hano ari gucuruza. Ngo nikorera tuno cyane. Ni wagufashije? Yego ni wafashije. Nikorera tuno cyane. Kiriya gihugu ni igisazi mana isi nijoro. Sibaraye babwe. Koreshere sibyo? Niga nano nagura ari ku mugore wanjye se. Mufata umugore wanjye tugende. Amaniga mwiza biti. Ni fresh. Ku isatara hirya se birimo kugenda fresh. Biragenda kabisa nabi. Uyu munigas. Mwana uyu muniga aduhaye ibihumbi desa. Tuze tu. Nyine ducakira umuntu. Imbere y'umugore. Ariko ntabwo twari tuzi ko ari wowe mwana. Oya. Nta n'isoni ufite wowe. Uratekereza igihe yakwiyamiye akakubwira ko tugukeneye nicyo tuva. Ntugiye ngo wahereye. Jiragarara. None ngo umva. Ngo aruvuye ngo gukora iki se bro? Tugukubitiranga. Ibitari byarakishe. Tugukubita. Bro mubwira. Gwera kakanya. Uyu mukobwa ujye umureba nawe wireba. Niba udashaka kuzaburirwa irengero. Ushobora kubona umuntu yicaye aha ngaha ariko ntabwo uzi ikintu aba yicaye. Urimo kwanga niga. Mbase. Ko twongereza twabavugaga gahongera tuvuge. Mbase kwahiye byarangiye. Iyo ni umuniga wacu. Gutanga 200,000. Twayatamiye. Nta kintu wabatwara. Nta kintu twamukora.
utunga urutoki n'umuntu wanjye wowe. Wamukoraho iki se? Amafaranga yawe tugiye kuyanywera urumva kuko gupfusha ubusa amafaranga icya mbere cyo ntabwo byemewe. Ikindi ni amafaranga atungwa n'abana mu mutwe. Ntabwo wowe uzi gukoresha amafaranga neza wajya gutanga ibihumbi magana abiri kugira ngo ubaze kugira umuntu nabi. Kubera rero ubona isomo muhe gasopo bwanjye. Umukobwa bwera mu kanya ni shiri wanjye. Cyacu bebe ni na cyiza bro. Sinakwiye ko nanywa inzoga se. Vanga ugenda kwa manyoko. Mubure. Kandi ni isomo nkuhaye. Ntuzongere gufata nabi. Wewe turi kumwe. Uri kumwe nande? Wewe turi kumwe. Uri kumwe nande wowe? Wangegeraho. Dore uko kireba. Tambitse imbari. Asoni. Zonje gusuna utwo tuzuru twawe. Okay, rero nawe sibyo. Ntukayikumenya n'imboga ziri. Sibyo. Yego ndashaka ko ari umuntu ubayeho neza ariko umuntu ugira ngo ashaka guhutira ntabwo bari neza. Ngaho mujyana. Wakoze cyane n'ukuri sibyo? Cheers in the guest. Ngaho turayariye bro.